Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Aweho aho uherereye hose turagusuhuje, turakwifuriza umugisha w'Imana kandi turakuzirikana uko bwije uko bukeye. Amahoro y'Imana abe mu mutima wawe, amahoro y'Imana abe mu bawe, ndetse Imana iguhaze uburame mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ishigwe hejuru. Dushimire wowe wakoze subscribe kandi weho uhora udukurikirana, kandi tugushimire wowe wakoze comment. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma wowe utari wakora subscribe, hanyuma turaguhendahenze, turakwinginze kugira ngo ujye ubasha kubana natwe buri gihe no kubona inyigisho buri gihe. Urakanda aho handitse subscribe, hakande ndetse ukande no kukazogera. Imana iraguha umugisha, tuzajya tubana uko bwije uko bukeye mu izina rya Yesu. Imana rero ibagirire neza. Turagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishize ku mutima wacu kugira ngo turusheho kunezerwa Imana mu izina rya Yesu. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice byawo 11. Hanyuma turasoma ku murongo wawo wa 21. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice byawo 11 ku murongo wa 21. Havuze ngo iki? Haravuze ngo kuko ubwo Imana itababariye amashami ya kavukire, nawe ntizakubabarira. Nuko urebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo kubaguye ni ukutabera, ariko kuri wowe nukugira neza nuguma muri uko kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa. Imana itugire neza. Iri ni ijambo rikomeye ritwereka uburyo twebwe ntago twari tugenewe agakiza. Ntago agakiza kari akacu, kari ak'Abisiraheli. Hanyuma rero twari turi abanyamahanga, ariko Bibiliya ikavuga ngo tumeze ngo igiti cy'ingurukira cyameze. Hanyuma ndagira ngo ngubwire ngo izi mbabazi twabonye muri Kristo Yesu, aka gakiza twabonye muri Kristo Yesu, uku gucungurwa twabonye muri Kristo Yesu, ntago byari ibyacu, nta nubwo ari twe byari bigenewe. Ariko kubera ko Imana ifite urukundo ruhebuje ku muntu yaremye, iremerera avuga ngo ako gakiza nigasakare mu isi yose, nikagere ku bantu bose. Rero niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo muramenye mudaherebwa ubuntu kubupfisha ubusa. Ukwiriye kumenya ngo agakiza kaziye isi yose. Ntago ukwiriye kubireba gucyo wumve ko ari ibintu bisanzwe, ariko ndagira ngo ngutangarize, niyo mpamvu gusenga no kwizera Imana no kwemera yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, ntago bigenewe abakristo gusa, ntibigenewe abinjira mu rusengero gusa, ahubwo nawe n'umutima wawe, kuko Imana yaguhaye ubwenge. Urabizi yuko abakora neza batandukanye n'abakora nabi. Ukwiriye kumenya rero Imana yaguhaye Kristo ni ukugira ngo akubere icyitegererezo. Kandi Bibiliya ikavuga ngo aho ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana 14:6, niwe yavuze ngo ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe uzajya kwa Data atagize ute, atamujyanye. Rero mwene data, mushiki wanjye, ndagira ngo ngutangarize, ukwiriye kumenya yuko Imana igukunda. Imana iragukunda. Imana iragukunda. Papa, musore, mukobwa, Imana iragukunda. Nubwo wivuruguta mu byaha,
ukaba ugenda ukabona ntacyo wabaye, wakibaza kubera iki? Ni imbabazi z'Imana zikikuriho. Imana irimo iravuga ati nawe wakizwa, nawe waba umukozi w'Imana, nawe wazamvugira. Niyo mpamvu ibaye ikuretse kugira ngo uzumve ubu butumwa, uhindukire maze wihane, nawe umenye ko Kristo yagupfiriye. Rero agakiza kaziye abantu bose. Uba uri indaya, uba uri urumogi, uba uri umusinzi, uba uri umusambanyi, uba ugira amoko, uba ugira inzangano, uba ukenyerera ku mbigi, uba uri umupfumu, uba uri umukonikoni, uba ukorera nyabingi. Kristo yaziye twese kugira ngo turonke ubugingo buhoraho. Rero icyo ukwiriye kumenya, ntabwo ukwiriye kuguma muri ibyo, ahubwo ukwiriye kwivana muri ibyo, ukaza mu bwami buzakugeza mu bugingo buhoraho. Ukwiriye kuva mu bwami bw'umwijima ukaza ugakorera Kristo, kuko nawe yarakuziye. Bibiliya yavuze ngo kandi ubwo itababariye, ijambo ryanteye ubwoba, ubwo itababariye abakavukire, mu yandi magambo itarababariye Abisiraheli kandi agakiza ari akabo, ikemera ikabahana mu maboko y'Abashuri, ikabahana mu maboko ya Babuloni, ikabahana ibihano bitandukanye mu butayu, inzoka z'ubusabwe zikabarya, ikabahana bagapfira mu butayu. Bose uko bahagurutse muri Egiputa hakagerayo Yosuwa na Kalebu n'abo babyariye mu butayu, iravuze ngo ntago twebwe twaje ngingurukira turi igiti gishibutse mu kindi, ntago ari twe izigera ibabarira. Iravuze ngo ariko nidukora neza, ishami ryatewe muri icyo giti rizagumaho, ariko nidutakora neza, iryo shami azarihanyuza riveho. Kandi iyo rihanyujwe rikavaho, rijugunywa mu muriro, bararicana, bararitekesha, baricanisha ifuru, baricanisha ibintu bitandukanye. Ariko mwene data, ndagusengeye mu izina rya Yesu, ndumva umwuka wera kuntumyeho kugira ngo wongere umenye urukundo rw'Imana, wongere umenye yuko nawe ukwiriye gukora neza kugira ngo ugume kuri icyo giti, kandi icyo giti ntigisaza, icyo giti kiragaburira iryo shami. Iryo shami ni wowe ni njyewe, tugomba kwitera muri Kristo Yesu. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo ubwo itababariye bene kavukire, agakiza kari akabo, ariko baranga bakora nabi irabahana. Twebweho tutari dufite Imana rurema, Kristo akayituzanira, akayiduhishurira, akayitumenyesha, niduhemuka, ese twebwe urumva hari imbabazi zihari ngo azahanyuza iryo shami arite? Ndagira ngo mbabwire rero icyo Imana yari gushakaho. Icyo Imana yari nshakaho nuko tugerageza tukera imbuto nziza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ati niwe muzabibu w'ukuri, tukaba amashami, kandi ishami ryose ritera imbuto ngo nyiri umuzabibu ararihanyuza kandi ngakarijugunya mu muriro. Ukwiriye kumenya ngo icyatumye Yesu aza ni ukugira ngo ubone agakiza, ubone ijambo, kandi uzabone ubugingo buhoraho. Ndakwifuriza gukora neza, kandi nawe wakoraga neza ubikomeze kandi ubigumemo. Nawe wakoraga ibintu bitari byiza, ugerageze uhindukire ubivemo, ukore icyo Kristo yaguhamagariye, ukore icyo Imana igushakaho. Uzabaho mu munezero, uzabaho mu bugingo buhoraho. Nubwo mu isi wababazwa, ariko iherezo ryawe rizaba ryiza, uzaba mu munezero udashira. Ndawukwifuriza, nanjye ngeneye kuzaba muri uwo munezero Kristo abikiye abera b'Imana, kandi tuzabaneyo nshuti yanjye, tuzabaneyo wa mubyeyi we, tuzabaneyo wa mugabo we, tuzabaneyo wa musore wa mukobwa we, tuzabaneyo umushumba udukurikiye, evangeliste, umuhanuzi ndetse umudiyakoni, tuzabaneyo. Ibyo byose iturufu nta yindi, itike nta yindi, ni ugukora neza,
ukirinda ibibi. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye kuvuganye natwe, kandi Uwiteka uvuze yuko dukwiriye kumenya ko ishami rigomba kuguma muri wowe, kandi niridakora icyo urishakaho, niritera imbuto nziza, rizahanyuzwa. Ariko dushaka kugumaho kugeza igihe uzagarukira kujyana itorero. Urakoze, hereza umugisha umuntu wese wadukurikiye, kandi umugisha w'Imana umwomeho. Turasenze, ufite ibibazo ubikemure, niwo karuhura. Ufite intambara uzirangize, niweho urwana ukanesha. Ufite uburwayi umukize, niwo dogiteri w'abadogiteri. Ufite imvune mu mutima umwomore. Urakoze kubyumvishe kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, Imana ikwiteho kandi izaguhe ubugingo buhoraho. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean de Dieu. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom.